ikibazo mushiki wabo yagize mwakimenye aho cyaturutse. Mushiki wabo yafashe disikuru mu nama yarayoboye avuga ibihugu ngo bifite ibibazo by'intambara, arabizenguruka arangije ntiyavugamo Kongo ku buryo nawe bitari kamere agiye gufata ijambo yavuze ati nukwibagirwa byagenze gute, ati nge simbyumva, ati uvuga ibindi bihugu birimo akaga k'intambara usiga igihugu cya Kongo muturanye kandi n'igihugu cyawe aricyo kigitera, bishaka gusobanura iki? Hari hanze rero ageze hanze nibyo bamubazaga ati byagenze gute kugira ngo uvuga ahandi ntugire icyo uvuga kuri Kongo, ngo Kongo nayivuze ngo navuze ibintu, ntabwo aribyo twaye dukeneye. Iyo twaye dukeneye naho ngaho rero niho urugamba rwatangiriye, niwe warushoje. Kandi biranatangaje kumva ko umuntu uri hari ayoboye francophonie ajya hariya mu Bufaransa akajyaho nk'uhagarariye u Rwanda kandi afite umuryango we n'ibihugu byinshi cyane birenze urwo Rwanda. Igihugu kigenzi cyabo kigaterwa kikabamo intambara, abaturage bakicwa, ntagire ijambo na rimwe avuga, ntanavuga ati ndahoza abaturanyi, ndahoza abavandimwe muri francophonie, agasa nkaho nta cyabaye. Ni ibintu biteye isoni cyane. Niyo yagomba kuba yaragiye hariya ari umunyarwanda, ari byo agomba gukora, aho inkotanyi zitagirira ubwenge, yagombye kugira akantu ka minimum de sérieux ko kugira ngo byibura binagaragare ko ntaho abogamiye, akajya niyerurutsa byibura akavuga ati turifatanya n'abari mu kaga mu gihugu cy'abaturanyi cyangwa se mu gihugu duhure mu muryango. Ariko yaruciye ararumira ntihagire ikintu kimwe ahindutse, ahubwo nuko banamwubashya, ahubwo babakombata bahariya yawe yarari nko mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa aba yanakubiswe ntabwo bari kubyihanganira. Ntihaba hawuyemo ubunyamakuru w'umwihanduza cumu akamutera urushyi rwose. Abanyakanada muritonda rwose.